mwana sukugira balori kwinariza ari otapu biganiro bigabanyuka kugira ngo editi zitazaba nyinshi. Right, present. So, capitaine. One step left, present. Umwanya n'uwanyu. Abo ku buhanga bw'ibyuma mwe mwihanganye. Attention. Salute.
Arakoze abadufashije muri gahunda yo kubahiriza ibirango. Tugiye rero kumva isengesho y'umubyeyi Pastor Kamanzi dushyira imbere y'Imana kugira ngo iyi gahunda yo tugiye gutangira kuri cya munsi iyoborwe kandi hirwe n'Uwiteka. Twicishe bugufi twambaza Imana. Ibyiringiro by'umugisha Mwami Imana yacu abicyubahiro. Nta munezero waboneka tutari kumwe nawe. Niyo mpamvu turaritse imbaraga mvajuru bize ibane natwe. Muri ibi birori abana bawe dukeneye imbaraga yawe waba ari igenga intambwe n'intekerezo zacu. Uze kandi imbaraga yawe ijye kuri buri muntu wese, maze ibi birori tugiye gutangira nitubisoza amahoro uhabwe icyubahiro. Ndagushimye cyane kuko wayoboye abigisha b'urubyiruko tukaba tugeze ku ntego yo guhabwa no gutanga inshingano. Ndakwinginze mubyeyi wacu ngo wemere iyi gahunda igende igenzwe nawe kandi iyobowe mu bushake bwawe, bibitubere nk'uko ubishaka byere kuko dushaka, buri wese atafashijwe nawe kuko tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Gahunda yo kwinjira mu rusengero. Hari abantu bahise binjira mu rusengero kandi atari gahunda ikurikiyeho. Imvura yahise tugiye kugira imyiyereko. Reka dusabe abafite akarasisi kameze neza rwose kateguwe kuri uyu munsi, dusabe n'abari bubafashe kugira ngo akarasisi kabe kanyongomoye babafashemo rwose mu buryo bwihuse. Rero reka dusabe, ndabona Pathfinder aribo bamaze kugera imbere. Pathfinder bamaze kugera imbere. Abantu bakandagiye ku mapave mwese mukore ku buryo mutera intambwe, uretse abari bahabwa inshingano uyu munsi, abandi mukore mutera agatambwe gato musubira inyuma kugira ngo bari abantu baza kwerekera biriya birori byateguwe. Mukomeze rwose mujye inyuma y'amapave, mukomeze mujye inyuma y'amapave, mukomeze mutera agatambwe gato musabe Pathfinder. Abana bato bakomeze batange ikaze ahangaha. Abana ba Adventures murababona rwose imyaka 4, 5, 6 kugeza ku myaka 9. Ababyeyi mwese turabararikira ko rwose mwategura abana banyu ku isabato itaha rwose yeshye ntingi. Tuzabe dufite abantu
Adesso animamo. Special team from ingano zidakambitse babashije gukora ibizami bakabitsindira ku manota meza. Nabo ndababona barimo batambuka hariya mu mwambaro wabo mwiza cyane wera de, barakeye bameze nk'utunyange rwose. Aba Master Guide rero bati tujyane na Yesu ku rugamba, niwe utabaza, twitwaze umusaraba ariwe utujya imbere maze tubashe kunesha umwanzi. Ndababona rero abantu bakeye hariya banezerewe bari guseka kubw'umunsi mukuru. Uyu munsi bakaba bagiye kwambara igikanzu graduation ya Master Guide.
ndabona rero kapiteni Simon Pierre Kaboneye abarangaje imbere. Dushimire abadiyakoni ba hano babateguriye icyicaro gisa n'umwambaro wabo, bati ubwo bambaye ibyera natwe turabategurira intebe zera. Ndabona rero harimo abagabo b'ibikwerere bashimishije, harimo ababyeyi bose bameze neza, harimo abasore, inkumi, abakuru b'itorero ndababona rwose. Iri tsinda riranejeje. Mukomeze hirya, mukomeze hirya, 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 hirya. Itsinda riranejeje cyane. Ikiruta byose bananejeje gusa. Ibyicaro byabo birateguwe kandi bimeze neza. Bakomeze batambuke begera hirya, bakomeze hirya rwose kugira ngo baze kuvuga inzira. Icyicaro bikwiriye. Urabona rero abayobozi badufashe kuyobora uyu muhango wo gutanga inshingano buri munsi mukuru w'intara ya Mwuzure, barimo batambuka. Turabishimiye kandi tunejejwe no kubana namwe. Bakomeza baheze icyicaro bikwiriye. Aha mu myanya yabo uziko yicaye mu mwanya w'aba bantu bose bambaye kera, nawe uri kubibona mubaho umwanya rwose. Arakoze cyane, ndabona bose bamaze kugera mu myanya yabo bataricara. Rero n'abayobozi bataricara bose bamaze kwinjira. Ndasaba ngo mwese muhaguruke maze bande mudufashe
indirimbo y'iciciro indirimbo nyinshi dufite hatoranijwe indirimbo imwe y'iciciro turi abafumbuzi b'intwari tugiye kuyiririmba twese duhagaze maze bane mudufashe nyuma yaho turumva isengesho ry'umuyobozi maze gahunda ya hano mu rusengero nanone ibitangiye. Attention, on est. Reka Senima Data uhoraho uri mu ijuru tugarutse imbere yawe twishimira ibyiza ukomeje kuduha uyu munsi mu masaha nk'aya turagushimira ko wemeye ko tujya muri ibi birori kandi harimo abana bawe bagiye guhabwa inshingano yo kwita ku rubyiruko ndagusenya umwanya uzabashobozi kandi gahunda yose iri bukorwe nyobowe nawe turi gusabye mu izina rya Yesu. Barakoze cyane abayobozi bacu bagiye kudufasha kutuyoborera no gushyira kuri gahunda igikorwa cy'uyu munsi. Nabonye baje barangajwe imbere n'umuyobozi w'iyi regiyo ni ukuvuga intara ya Bwuzuri, intara ya Karinzi, intara ya Kigombe, intara ya Musanze. Umuyobozi rero ukuriye abajiya bakorera aho ngaho ni Henry Museveni, niwe rero wabashe kurarika abashyitsi bose bangana batya kugira ngo bazaze kwifatanya muri iki gikorwa cy'uyu munsi muri imwe mu ntara ayoboye, intara ya Bwuzuri. Reka rero muhe uyu mwanya atubwire abashyitsi bari hano kandi abeho na gahunda yo kubakira. Murakoze cyane, ndabona ibintu bikomeje kuba byiza cyane, ariko reka twumve ko n'abandi wese turi kumwe. Siko ntabwo twavuga yango murakoze cyane ubuyobozi bw'urubyiruko muri y'u Rwanda kandi bw'amajyaruguru y'u Rwanda nk'uko umuyobozi yamaze kubivuga ni muri regiyo ya Kigombe, akaba ari regiyo igizwe n'intara ya Musanze, Karinzi, Bwuzuri ndetse na Kigombe. Aha ngaha rero tukaba twishimiye kubana n'abashyitsi batandukanye, akaba rero ari umwanya bari kugira ngo twakire. Aha rero tukaba turi kumwe
n'itsinda rigari cyane, akaba ari itsinda yaturutse n'ubundi muri karabu ya Filipi mu ntara nkuru, akaba rero ari ku ruhande turi kumwe na Gana. Amen. Hanyuma kandi turi kumwe na Irani Eugenie, akaba nawe ari master guide, umuyobozi w'icyiciro gikurikiyeho cy'abana bakurikiye b'abarimu babonye bambaye impuzankano ya kaki, imyaka 10 kugeza kuri 15. Pasifanda. Tukaba turi kumwe na Kabanza nyiramuga muri mu gitondo, ahangaha akaba ahagarariye abarimu, bose bashinzwe amasomo hano muri Filipi, bigisha muri amashuri ya Injia. Hanyuma kandi twese nanone turi kumwe na MC, umwayibonye MC ni Master Guide Shadarake, akaba ari kapiteni muri Filipi, yajeje nawe. Amen. Haleluya. Kapiteni ubwo bakongera bakajijwe rero kugira ngo basabe kapiteni wa Legion kwizera kugira ngo abatwakire mu mujyi. Izo mbaraga nizo kwakira abayobozi, izo mbaraga ntabwo tugiye guhaguruka twese. Attention, attention. Soyez au service de Dieu et au service divin. M.J.A. Belave, bravo, Kaba. 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 Aha. Aha. M.J.A. Arakoze cyane. Itsinda rero tukaba twagerekeje Master Guide umuyobozi wa Karabu, Ntaganzwa Tuyiringire Emmanuel, kugira ngo reka aje juru. Reka ubundi kuja kwicara kandi kapiteni ntabwo yicara. Attention, attention. M.J.A. Soyez au service de Dieu et au service divin. M.J.A. Belave, bravo, Factory of Fire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Arakoze cyane rero, ububasha bwanje ukavuga bwiyanga, ureka nakire Master Guide Tuyiringire kugira ngo atwakire umuyobozi w'intara ya Kuzuri, uko niko bigenda. Sashime arakoze umuyobozi wa Regio, arakoze kuduha ikaze. Tuba twatangiranye mu gitondo Kuzuri muri inshuti zanjye, ariko kubera ko tuba dufite gahunda aho dusengera nyuma ya saa 5 hariya Wende, nari kumwe n'abizera bacitse bagiye muri gahunda yo kuramya ku bwa gahunda nziza ya Kuzuri. Ndumva ayo makosa yose tutateranye mu gitondo mwiyambabariye, Imana irabumugisha. Reka rero turarike umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Kuzuri rigire hano hafi, noneho tumwakire murwe nubwo ariwe ariko muri Karabu n'ubu tugiye kumwikaza. Nibyo ntabwo ari byo, nibyo uyu mu bihumbi 2000 we na Senta Kosofo. Mumfashe rero nabo tubakire kuko baturutse muri Fidi y'Iburengerazuba y'u Rwanda. Attention, attention. Kaba. 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 Arakoze cyane. Tuba dufite nanone itsinda mwabonye rihariye ryaturutse i Runoga,
naryo bahaguruka cyane abaguzuri gusa. Okay, barambwiye ngo Bwuzuri yarazamutse mu ntera cyane, iriya bande y'umuseka yose ni iya Bwuzuri, Imana yakucyubahiro. Amen. Kugira ngo rero duhaye ikaze buri umwe wese uri aha ngaha. Barimo baranyibutsa ko harimo inyenyeri z'i Kigali nazo bazahaguruka kugira ngo zimurike mu kirere. Hari undi uretse uriya munyamakuru, kugira ngo barakoze cyane, tubakire. Reka rero dusubize umwanya emusi kugira ngo dukomeze. Barakoze cyane kuba twakiriye abashyitsi beza. Reka nanone muri gahunda yo kwakira twifashishe korali Abiringiye Imana idufasha kwakira byimazeyo mu itorero rya Bwuzuri abashyitsi bose bageze hano, ndetse inadutangirize neza neza ibirori byacu. Abiringiye Imana naherutse rwose, Abiringiye Imana muri abasore b'inkwakuzi, ni munyaruzi ubuhanga bw'ibyuma mubafashe batugezeho indirimbo nziza baringanije ku bw'uyu munsi w'ibirori, ndetse abenshi muri bo n'ibirori byabo. Rero korali Abiringiye Imana ni iyo mu itorero rya Bwuzuri. Turifuza ko banza atari n'icyifuzo gusa, banza nagiye kuvuga ngo turifuza ko korali Abiringiye Imana yaba korali ya Jiya cyangwa se y'abajiya, ariko abo ndi kubona hano inyuma yanjye n'abandi bakiza ubona rwose biganjemo iyo gahunda. Rero n'undi wese uri muri korali Abiringiye Imana ntabwo ahejwe kwinjira mu cyiciro cya Jiya. Rero mubagezeho mikorofone batugezeho iyo ndirimbo imwe yatoranijwe, maze rwose ibirori byacu birusheho kuba ari ibirori bisobanutse. Ubwo turi kumwe rero na korali Abiringiye Imana, ndatekereza ko ibirori byacu nta kiri bubikome mu nkokora. Iyi ndirimbo rero turayibatuye, kandi tuyituye abashyitsi bose baje, ari ababashije kwakirwa bavuzwa amazina, n'abandi bashyitsi bose batabashije kurondorwa mu mazina yabo, bumve ko muguwe neza. Nicyo korali Abiringiye Imana twayibabiciye kugira ngo ize kubafasha kuba muturije mu nzu y'Uwiteka, mwese mumeze neza. Babafashe rero abari ku buhanga bw'ibyuma, maze korali Abiringiye Imana batugezeho indirimbo.
Ni bande banejejwe na korali Biringimana muzamura ikiganza. Biringimana turabanezerewe n'abariya barimo batambaye ibirango bya jiya, namwe mu minsi imbere bizabyaciye.
nimwe simwaguma gutyo oya rwose kubw'uyu munsi no kubw'uyu mwanya turi kumwe na diregiteri w'icyiciro muri firidi yacu. Ndagira ngo abantu benshi duteraniye aha ngaha ntabwo tuzi impamvu nyirizina y'iki giterane, nubwo iki giterane gifite impamvu nyinshi, ariko reka tumwakire atubwire impamvu y'ibi birori kubw'uyu munsi kandi bikabera aha ngaha kuri Bwuzure. Diregiteri reka akoreshe uyu mwanya atuganiriza. Imana ni nziza kandi ibihe byose murakoze. Reka dushimire Imana cyane kubw'uyu munsi kandi by'umwihariko kubw'ibirori dufite muri iki gicamunsi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icya mbere, muri firidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda by'umwihariko muri iyi ntara ya Bwuzure tugira amashuri y'urubyiruko kandi bakiga hakurikijwe imyaka barimo. Rero dufite abana bagiye biga mu mitwe y'amajyambere barimo, kandi nyuma yo kwigishwa ibyigisho byiza bijyanye n'ikigero cyabo bakoze ibizamini. Iyo bakoze ibizamini rero ababitsinze barimurwa bakava mu tw'amajyambere umwe bimukira mu wundi. Igikorwa cya mbere rero cyaduteranije kandi muraza kukibona ni ukwimura abana mu tw'amajyambere b'abana batsinze. Icya kabiri nanone twagize ingano idakambitse. Abantu kandi muri iyo ngano idakambitse bariga, nyuma yo kwiga bakora ibizamini, kandi ibizamini bakoze bibategura kuba abayobozi bakuru b'urubyiruko cyangwa se batimenyereye abashefu bwite. Mu ntara ya Bwuzure rero mu bakoze ingano idakambitse kandi bakoze ibizamini bakabitsinda ni 92. Rero uyu munsi tukaba turi buze kubaha inshingano zo kwita ku rubyiruko kuko bakoze ingano idakambitse kandi bagatsinda ibizamini. Icya gatatu nanone ni gahunda nziza kandi ishimishije yo kugaragaza ibyuma bya muzika, kandi bizadufasha kugira ngo indirimbo zacu zo guhimbaza Imana zibe rwose ziyobowe neza kandi zifite injyana nziza. Nanone rero turaza kugaragaza ibyo byuma kandi dushimira Intara ya Bwuzure kuko yakoze igikorwa cyiza nanone cyo kubishaka no kubigura. Umwanya nugera nabwo turaza kubereka. Muri make rero ni ibyo bikorwa bitatu duteranije kandi dushimira buri wese batanze umwanya we ukazangaha. Mwese Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Arakoze cyane umuyobozi ku bwa gahunda aduhaye ibikorwa bigiye kubera aha ngaha. Nk'uko rero mumaze kubyumva, reka duhere ku gikorwa cya mbere kijyanye n'amashuri yabereye hano kuri Bwuzure. Amashuri y'ibyiciro byose duhereye ku cyiciro cy'abato, reka dusabe umudiregiteri wakurikiranye iri shuri ry'abato aze adusomere abana babashije gutsinda no kuzamurwa mu ntera hakurikijwe ibyigisho bahawe. Reka rero tumusabe adusomere urutonde rw'abana
ko babashije gutsinda bazamurwa mu ntera bava uko abana bato b'imyaka 4 kugeza ku 9 bagiye batsinda bazamurwa mu ntera. Nibyo rero bagiye kudusomera, kandi niba bishoboka abo bana badufashe bahagarare, niba barahagarara aho bari, niba barazana imbere abayobozi babo batumenyere aho bari guhagarara. Baraza imbere, yego, reka rero badusomere urwo rutonde. Arakoze umuyobozi wa gahunda kubw'uyu mwanya, mutwemerere umuyobozi w'icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko tubagezeho urutonde rw'abanyeshuri babashije kwiga kandi bagatsinda, bakaba bahabwa uburenganzira bwo kujya mu mitwe y'amajyambere ikurikiraho. Umwana wa mbere yitwa Teta, afite imyaka 4. Umwana wa kabiri yitwa Igirimbabazi Mugisha Flower, afite imyaka 5. Nigeze kubona kapiteni uri kumwe nabo, yaba begeze imbere. Umwana wa gatatu yitwa Izere Mugabo Ware, afite imyaka 7. Reka dusabe aba babyeyi bafite umwana w'imyaka 4 n'ubundi ajyana n'ababyeyi be, umubyeyi wahura mwana basomye imyaka 4 amuzane. Yego rwose byadufasha kugira ngo twihutishe igihe. Hirwa Philomene Nelson afite imyaka 7. Dusengimana Kelia afite imyaka 7. Aho Mugisha Teta Odirene afite imyaka 8. Tuyisenge Irumba Justin afite imyaka 8. Yego Ishimwe Erike nawe afite imyaka 8. Iratuza Jeannette nawe afite imyaka 8. Tugeze noneho ku bana b'imyaka 9. Hari Ihirwe Senga Deborah. Uwo mubyeyi w'umwana ufite imyaka 4 turamukeneye. Nanyaruke rwose. Ihirwe Senga Deborah, Irasetsa Nakure Ariette, Mushimiyimana Eline, Umuhire Gentille, Mutimukunda Christella, Umugisha Teta Audrey, Iratabara Justin, Itangishaka Manzi Frank, Hirwa Shema Brian, Fura Mugabo Jasper, ndetse na Umutoni wa se Lea. Abangaba rero uko mubabona, aba bana bato kugira ngo babashe kugera ku rwego bagezeho, bakaba tugiye kubasabira umuyobozi kugira ngo abemerere. Byagizwemo na Alexis uruhare adufasha gukurikirana umunsi ku munsi. Ubwo rero nk'umuyobozi wa JIA haba mu ntara akwiriye kuza akavuga ibintu by'abana, kuko umunsi ku munsi yaganiraga nabo, kandi yarangiza tugasaba umuyobozi w'icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko akabasha kwemerera aba bana kugira ngo bimurirwe mu mitwe yabo y'amajyambere. Umuyobozi Alexis, karibu mu bwatsi bwanyu, murakoze. Izina ry'imyaka 4 Alexis araza kumfasha n'ubundi amazina bashizeho Teta, ubwo wasanga afite mama kanaka. Murakoze cyane, Imana iduha umugisha muyobozi. Nk'uko mumaze kugaragaza urutonde rw'abakoze ibizame, ariko dufite abapasifayida bari mu mashuri batandukanye. Mu gihe cya examen, bitewe n'uko amashuri arimo hari abana bajya kwigira ahandi, aba nibo babonetse, ariko n'abandi bitabira amashuri kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 9. Barahari no mu iteraniro barimo nabo mu bihe byatambutse bagiye bakora. Aba bana bagiye bagaragaza ubumenyi, ariko nk'uko inzego zubatse, Diregiteri wabo Bikorimana Gilbert niwe watowe n'inama y'itorero, nawe yatambuka akaza akabegera ahangaha. Noneho n'abandi nabo bageze bafite imyaka bakirimo, ubwo nabo twifuza ko bazamukana n'aba mu mashuri, kuko bose urwego rumwe kandi ubumenyi barakurikirana. Murakoze.
umubyeyi wa Teta yabuze ni Teta ni reka dukoresha abangaba bahari. barakoze cyane, ariko bane dushimira abana rwose. Abana baranejeje cyane, kandi dushimiye n'abarimu babo bafashije. Rero dushingiye ku masomo meza bize n'imico byiza, abana bakabikurikirana kandi bagatsinda ibizamini. Abangaba bari hano imbere bahagarariye abandi batashoboye kuboneka, ariko abana bose bari ku kigero cyabo bakoranye ibizamini bakabitsinda. Dushingiye rero ku muhate barakoze. Naribuze dushingiye ku muhate bagize, reka babwire ko tubemereye ko bibuka bakajya mu twama cya mbere ukurikiyeho. Imana n'umugisha. Yego, reka tubasabe basubire mu byiciro byabo, hanyuma dusabe umudirekiteri cyangwa se uhagarariye pasifayina nabo bakoze ibizamini, uwabahagarariye akaba yarakurikiranye ibizamini byabo kandi akaba afite urutonde rwo babashije gutsindira imitwe y'amajyambere bagomba kwimukiramo. Atambuke hano imbere maze adusomere urwo rutonde, maze kandi nabo dusaba umuyobozi ko yabemerera kwimukira mu mitwe y'amajyambere batsindiye. MJA toujours. Tugiye kubagezaho urutonde rw'abapasifanda bakoze ikizamini, ariko iyo bahamagaye umwana ntabone amashyi amuherekeje, ntabwo umwana agira kuraje. Nyaboneka aba bana mubahe amashyi kuko barakoze. Tugiye guhera ku bana b'imyaka 10 aribo bitwa inshuti. Harimo uw'Igigo, irindi tsinda ariryo riheruka ry'abagenzi. Harimo uwitwa Ishimwe Cynthia, Irasubiza Emirine, Ishimwe Aime, Kanyamihigo Prince, Shama, Ineza Benita, Ineza Teta Alliance, Mucyo Fabrice, Uwase Confiance, Uwamahoro Karine. Abo ni abagenzi, ndatekereza bahageze mubahe amashyi kuko barakoze. Imana ibahe umugisha. Umuyobozi nyakubahwa diregiteri, twifuza ko mwatanga uburenganzira kugira ngo iri tsinda ry'abana bakoze ibizamini bahabwe uburenganzira bwo kwinjira mu mutwe ukurikiye kuko uwo barimo barawutsindiye. Murakoze. Arakoze cyane. Reka nongere ibiganza by'abashinja abana. Murakoze cyane, kandi ibiganza byanyu n'umunezero mufite biragaragara ko namwe mufatanije nanjye kwemerera. Rero dushingiye nanone mu muhati bagize ibizamini bakoze bakabitsinda, mu izina ry'abo dusangiye inshingano yo kwita ku rubyiruko, tubemereye kwimuka bakajya mu mutwe w'amajyambere ukurikiyeho. Murakoze cyane. Kandi icyiciro cy'ingenzi aho tumaze ikigera ku mezi nk'atatu turi mu ngando idakambitse, kandi nyuma y'ingando idakambitse hakaba habayeho isuzuma bumenyi
ngando idakambitse. Muri mwanya rero tugiye gusaba abakurikiranye ishuri rya Master Guide yari risanzwe hano, ishuri rya Master Guide hamwe n'abiyongeyemo bari mu ngando idakambitse kubwo umushinga wa Nyamirambo. Iyo byose bihurijwe hamwe twabashije kugira abatsinda batsindira kwinjira mu itsinda ry'abayobozi bakuru bayobora abandi. Reka rero dusabe uwabashe gukurikirana iby'iryo shuri aze yigira imbere atugezeho urutonde rurerure rw'ababashije gutsindira kwinjira muri Master Guide. Narindi ko ari nacyo gikorwa nyamukuru cyaduteranije uyu munsi kugira ngo bahabwe inshingano zo kwinjira muri Master Guide. Ufite rero urwo rutonde yarutambukana maze akarusoma, kandi ubasoma noneho abari Master Guide agomba kuza hano imbere, abafata kamera muyifate neza, agomba kuza hano imbere ari smart ameze neza. Katurebe rero uwa mbere maze atambuke yegera hano imbere. Imana ni nziza ibihe byose. Reka dukomeze gushima Imana. Abakoreye ibizamini mu mutwe w'abayobozi bakuru bakoze ari abantu bagera 102. Muri abo 102 abakoze neza ni abantu 92 babashije gutsinda ibizamini, kandi abo bose bakoze n'abicaye ahangaha byo gucuruza uburyo umwete. Uwabaye uwa mbere mu gutsinda cyangwa se mu kuzuza ibisabwa ni Maniriho William. Amashimeshi atambuke yiyereka abayobozi kandi abasuhuza. Kubera ko iri tsinda ridasanzwe ryabonetsemo abayobozi b'itorero ku matorero agize intara ya Bwuzuri, nabo uko bari batambuka bakaza bakiyereka abayobozi abakuru b'itorero. Aho basoma batambuka bereka abayobozi yabasomye. Munyarutse mutere isaruti imbere y'abayobozi. Saruti yabazehe wa kanisa. Iyo niyo saruti y'abasaza ba kanisa kuri bitorero, abayobozi babakira. Nibyo rwose. Reka ubwo gucuruza uburyo umwete dusabe abasigaye bari n'ibyiciro bitandukanye. Yego, harimo abadiyakoni n'abadiyakonikazi, harimo abaririmbyi, harimo abanyeshuri, noneho n'abasore bakiri batoya bavuye mu itsinda ry'abambasada bajya mu cyiciro cy'abayobozi bakuru, nabo batambuka ngaha nabo bakaza imbere bakabemerera kubaha inshingano y'abayobozi bakuru. aba bose kuko bari ku rutonde rwamaze kugezwa mu biro bya Philippe Muganizi. Urutonde rwabo rurahari, atekereza ko ntawe ushobora kubivangamo kuko urutonde rwakorewe mu biro by'umuyobozi mukuru. Aba rero babashije gutsinda ku manota meza cyane, bakaba rero bagiye guhabwa inshingano zo kuba abayobozi bakuru Master Guide. Abashinzwe protokole bati abiyiziho kuba ari barebare, abiyiziho kuba ari bagufi begera imbere, abiyiziho kuba bari barebare bagerageze kuza inyuma, maze abagufi aribo bajya imbere.
abagufi bajya imbere abarebare baje inyuma kugira ngo abafata amapica babashe kuyabona. Ndi kubona umuntu mugufi wagiye inyuma. Niba uri mugufi utari kureba imbere gerageza uzi imbere. Aba rero nibo babashije gutsinda ngo babe abayobozi bakuru. Mbere yuko kandi hatangira izindi gahunda, ndasaba umubyeyi witwa Nyiradeneri atambukiye yegere hari imbere ahagararire ababyeyi. Ntabwo mubona umubyeyi witwa Nyiradeneri, ndamushaka hari imbere, hano imbere kuri aho kuri iyo mimbara imbere, kuri ayo meza y'imbere, umuhuza nani imbere y'abakandida. Abashinzwe protokole mudufashe, ntabwo ndi kumubona Nyiradeneri, ntabwo ndi kumubona. Mumuhe mikorofone ahagararire ababyeyi bose bo muri itorero, yemeze ko aba bana bose tubeguriye icyiciro, ko tubeguriye icyiciro cya Master Guide kugira ngo bakore umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ku buhanga bw'ibyuma ntabwo nzi indi mikorofone ahantu mwayishyize. Ufite indi mikorofone twahoze dukoresha? Yego. Ku buhanga bw'ibyuma noneho mworoshye uwo murya w'inanga, maze uyu mubyeyi, mbese ababyeyi mwese muri hano, uriya mubyeyi muremeye ko abavugira, muramutoye ko abavugira, mwese muzamura ikiganza. Ababyeyi bose baramutoye ngo abahagararire kandi abavugire, maze reka rero tumutege amatwi atwerekeze ko aba bana bose beguriwe inshingano yo kuba abayobozi, bayobora abana bato, ndetse no kuba imirimo yabo yose bayerekeza, bemeye ko ababyeyi mubarekuye kugira ngo bakore uyu murimo. Reka twumve uyu mubyeyi. Haleluya. Amen. Haleluya. Reka nshimire Imana kuko uyu murimo uteguwe mu bintu ntazi. N'ukuri reka nshimire Imana, ntabwo nari nzi ko aba babyeyi batoranyirijwe gukora umurimo w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Nakoze ibi turebe igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda nari umujiya hano. Hose twarakoraga njyewe n'umugabo witwa Ishimwe Samweli, twarakoranaga. Ageze aho barapfa, hazuka mwene nyina, noneho aje i Kigali aransiga, nsigana gukora umurimo w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko rero naje gutoranywa nyine, mbahabwa ndagenda njya muri komini ya Butaro, nsiga ababyeyi n'abakobwa bari gukora umurimo w'Imana. Ni ukuri ntawe n'ukuntu ntashima. Imana ihabwe icyubahiro kuba ngihagaze ndi munyabwuzure, iyi saha ndi muzima, ihabwe icyubahiro. None nyagasani abakobwa bateganyirijwe uyu murimo bawukomeze, kandi ni ukuri ibintu barahabwa biba ari byo gushyigikira umurimo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kuri rwose ntacyo navuga, ntacyo nashinja Imana, kuko nta gitambaro rutakora yaba ari igipfirira. Amen. Noneho umugisha. Arakoze cyane umubyeyi. Reka nsabe
Kapiteni Samu baguhe gufatira mikoro tugiye gushimira muri ababyeyi wahagarariye abagabo babo abagore barimo ababyeyi babo abakobwa barimo abahungu ko aba bana babeguriye itorero ngo rikore bakore umurimo rero bafashe tukabashimira reka tumushimire ubanza gushyushye ibiganza giye kubona 1 2 3 nakuta ko 1 2 3 yego 1 2 3 siko ifashe gushyushye 1 2 3 arakoze umubyeyi reka nsabe umuyobozi w'iyi regiyo bamuhe mikorofone maze ntabwo nzi niba uyu muhango bamaze kuhesha umugisha kugira ngo tuwukomeze rero mwatubariza niba ibukuru uyu muhango wakomeza murakoze yobozi Dr. w'amashuri ya MG muri Fidi Rwanda rw'Amajyaruguru aba banyeshuri mureba 92 batsinze ikizamini cy'ingano idagambitse mu ntara ya Buzuru urwego rw'intara rero byaragenzuwe neza bahamya badashidikanya ko rwose aba bantu ari intwari bajyanwa ku rugamba bayobowe na pasiteri wabo Kamanzi Java bakaba rero natwe barabitugejejeho ku rwego rwa regiyo tukabisuzuma neza ntabwo dusanga koko bikwiriye ubwo rero tukaba turi kubasaba ko namwe mu bushobozi bwanyu mu gihe mwagereye hano n'ikindi gihe mwasuye iri shuri niba mubona koko uyu muhango bawukorerwa mukaba mwabigaragaza ku mugaragaro kugira ngo uwo muhango ukomeze. murakoze cyane kandi tubashimire ubuhati bagize no kubafasha no kubigisha no gutegura ibizamini rero nyuma y'uko mubaye raporo kandi natwe tugakurikirana turebera ku mugaragaro ko uwo muhango wakomeza kuhakorerwa kandi Imana imuheshe. murakoze. Murakoze rero ubwo igikurikiyeho kansabe kapiteni kugira ngo baringanize ibendera rihagarariye icyiciro cya muri rusange kugira ngo bagerekeze ibumoso bwanjye hanyuma nsabe kapiteni Nkakirane Alfred kugira ngo nawe yitegure kurahiza iri tsinda. Turasaba rero MC yagarutse yego hari abadafite bibiliya hari imbere kandi bibiliya ni ngombwa mubafashe babone bibiliya mubafashe buri wese abone bibiliya kuko bibiliya mu ndahiro bagiye gukora ni ngombwa buri wese abe afashe bibiliya mu kiganza cy'iburyo reka tubasabe kubikore mu buryo bwihuse. niba bamaze bose gusubira mu myanya yabo mundebere niba buri wese yamaze gusubira mu mwanya we
kubona hari abakigendagenda. Dusabe ko buri wese yamaze gusura mu mwanya we. Reka kandi duteguze abafite imyambaro yabo bagiye guhabwaho inshingano, abafite iyo myambaro yabo babe bitegura. Duteguze abafite ibirango by'umurage, imirage yose nabo babe bitegura nk'uko gahunda zaringanijwe. Alexi mudufashe buri kintu cyose kuba kiri kuri gahunda, buryo ibintu byose bigenda neza. Reka tureberere ko abakandida bose bamaze kugera mu myanya yabo, buri wese mu mwanya we. Niba nta bakigendagenda, reka dusabe abari kubafasha, abakapiteni murimo kubafasha, buri wese ashire ikiganza cy'ibumoso ku rutugu rwa mugenzi we. Ikiganza cy'ibumoso ku rutugu rwa mugenzi wawe. Abakapiteni mumurikiranire ku icyo gikorwa cyo kugenda neza. Shira ikiganza cy'ibumoso ku rutugu rwa mugenzi wawe. Noneho abakapiteni murareba ko umurongo wagezeho neza. Murebe ko umurongo w'inyuma n'uw'imbere harimo guhura ku ruhande, aho ku ruhande ikiganza bagishyire ku imbere yabo. Mundebe niba byahuye mu mesinyare, maze dukomeze. Tugiye gukora mu buryo bw'amashanyarazi. Dutekereza ko buri muntu wese yakagombye kuba